mdogo wawe abari ni muri umuna wase nta kuntu yoza kandi kuba papa mdogo wawe oya ntibiba papa mdogo wawe kandi papa mdogo wawe no soragira papa mdogo wawe bazamwita gute ni mukama mdogo ni mukama mdogo gute ni mukama oya urumva mwe mwasobanukiwe nabi muka ntibazayikoresha ni kumumama ntibazayikoresha ni hano rero mwapfiriye muka umva mbaze mbabwire mbasa reka mbasobanurire muka ni ijambo bifashisha berekana relationship mfitanye n'umuntu sibyo urabona papa mdogo wawe muri umuna papa wawe umugore wiwe uvuga ati ni mukaso wanyu sibyo kubera ko bafitanye relationship na papa n'umugabo wa mamdogo wawe agomba kuba muka mamdogo kuko bafitanye relationship kuko nta kuntu muka ni oya nta kuntu uza kuvuga ngo papa mdogo wawe kandi papa mdogo wari muri umuna waso kumutagize gutya abavugirisha none ugize gutya ninde bajije ufite mikrofone no bajije umutagize gutya bagize gute umutagize gutya dore aba ndavugirisha abahamagaye none ngize gutya jewe ngize gutya mbona ko komani abahamagaye ngize gutya oya aka kantu bakunda gukoresha cyane nko mu repetition abakondigitere usanga kondigitere nyine aragaze ngo twagiye hagira gutya twumva ni kamwe gafasha mu ingoma wese kuvuze mu marigeri indirimbo ziwe cyane ni Peter. Okay, muri album ya Peter afite indirimbo nyinshi Peter. Wombwira nk'imuzi izina ryayo gusa titre yizi titre y'indirimbo ya Peter uzi kuko urumva n'umuntu guha expression indirimbo yuzi singwa mwambwiye titre yayo basi turirimbira gari wese naje kuririmba ntago nari kumwamamariza basezeranyijwe none gani nuko sugo nuko imeze none tugize kujya twatanga kapela cyangwa tugatanga nani refre yacu urumva indirimbo tara public yitwitwe ejo kandi usaka amahimba twabanezeza ejo bundi mu gatatu ngo bayikubise mu kabiri ngo bayikubise ritme uzukoresha 7 ukamanura kabiri nuko ritme zaniyo nyine ura muririmbira indirimbo yanyu iri slow cyangwa ni indirimbo no 7 ni slow 7 imana tubyumva ngo seberi ni giki overall seberi ni musique yo muri piano niyo maje gutyo ngo seberi ngo bazakijya gikone ngo cyangwa gishu bo mamuhuriye n'aba bombi oya nabazi umva nkubwira wewe abanzureke iwe sinatawe neza kibazo reka gusobanura nguyu wowe washatse n'uyagashaka ngura yo biki cyanyu none zero bitagute yo twita ko baduhuriye mwamuhuriye utazavuga ngo bango nabakuze ngo nabanani abatonto urumva ubwo ari by'amasano kandi bifitiyemo experience ukuntu ubwo mwamumpinga cyane ariko mbifitiyemo experience muzonyegere mbibigishe nyine ukuntu basubiramo ikibazo basi reka ngusigure neza nko abantu bize pedagogy biroroshe gusigura wewe na chef hano mushatse mu rugo rumwe yego uwo mugabo basi afite abakobwa babiri icyambere cyo mugabo bahiriwe gute mu rugo rumwe ahubwo abagize umwaka abahiriwe mwembe babiri mushatse abakobwa babiri urumva mwembe kujya nyine umurara wawe n'uyu nti muhuna huye rero gatugahura nyobita gute mwembe babiri twembi n'uyu cyangwa je natwo gute twembi tuba tubaye inshuti kandi ufite relationship bwikere bwiki bw'ikinyamurenge apa ofre gute mushiki wanje ntago yigeze ashaka mushiki wanje hello guys turabaramukije mwese abakunzi ba Ipendo TV1 hano tuzanye abasore bacu kuko mwabidusavye muri commentaire twonge kandi kugarukana n'abandi basore icyo tubasaba no gukanda subscribe na comment na share mu zisharinge
ku bandi kugira ibyo tugiye kujamo muri uyu mwanya n'abandi bibashikeho kuko ibyo tugiye kuvuga hejuru y'ijambo n'ibindi kandi bifite agaciro cyane mwe mudukurikirana tubahaye kaze you are welcome kadutangira hano gucya ubasha kwibwira abakunzi bacu kugira bakumenye. Hello wagwan, hope you doing good. Nizera ko mumeze neza. Niba mutanameze neza no kwibandi mwaramutse bivanye naho muherereye kuko abakurikirana icyano mugiye mutuye ku migabane itandukanye kandi tukaba tudahuje n'amasaha. Hanyuma je uri imbere ya kamera ufashe mikrofone, amazina ni Frank Easy, nyine muraza kubyanganira na amazina y'imihanda. Hanyuma twishimiye kubana namwe, komeze muryoherwe n'ikiganiro. Urakoze cyane singiza. Hello my people, muraho neza muherereye mwese, ndabasuhuje mwese aho muherereye. Mazina yanjye banyita Nkurunziza Boaz, turaza kubana namwe mu kiganiro. Urakoze cyane. Wagwan people, meze neza natwe namaro kabisa, turabaramukiriye cyane kuri Ipendo TV. Twizere ko muherereye mwese mumeze neza. Niwa musore wanyu Mutabazi Enoch Mark Anike. Urakoze cyane singiza. Hello guys, abiriwe abaramutse mwese turabasuje aho muherereye. Turi hano kuri channel yacu Ipendo TV, tubasaba gukora subscribe na share na comment, mutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hama ku mazina twitwa Nkurunziza Trezor, tuje gufatikanya mu kiganiro c'iminota mike tugiye gukorana namwe. Twizere ko muze kuryoherwa. Ciao. Ku mazina twitwa haro musangiye amazina. Mureke. Hama musingize microphone musingirize. Muzima usanzwe ukora iki? Muzima usanzwe gushakira. Ushakira he? Mu mihanda, mu mazu. Gusanga mu mazu. Kagutwana ariho amazu menshi niyihenze twogusanga mu system. Muhira usangaho mu ngagana muri set iyo nzo insangamo. Yarakoze singiriza. Ngerese musanzwe ukora iki? Gushakira he? Onshaka yonsanga kae vuga zamurijwe muri meri komere zanyizunguruka ubona cyagura guhura hano hatandukanye wenda no kuvuga ngo nshakira hano abankobesha kuko wagira kwambura tugashobora guhura handi hantu wowe se nanjye ni muri meri kuko mugenzi wacu yarabivuze. Ni muri meri kweri niho dusanga kandi ku bantu mu bajene nyine tungana ndabizi ibintu by'imyambarire murabikunda cyane. Hanyuma nari mbonemo nakanya si ukwamamaza ahubwo no kubibutsa. Hariho niba mwifuza amagezi murabona ko igikombe cy'isi kigeze. Murashobora turasigaho namba murashobora kutwandikira niba mwifuza nyine amagezi agezweho. Apana usanga Brazil ifite ibikombe bingabo nyine ifite bitanu. Hariyo amajezi ugasanga umujene yambaye Brazil ifite ibikombe bitatu, inyenyeri zitatu. Muze dufite amajezi Brazil ifite ibikombe mwavuze ni bitanu, inyenyeri ni zitanu. Mwambare mubegwe. Urakoze. Turaza gusigaho nimero. Ego singiriza. Murakoze. Njyaho mbarizwa si ngombwa ngo muhamenye mwese. Basi ngombwa ngo bamenye ngo usungeneye azamenya. Murakoze. Tudatinze reka ngiye gucisha akantu gatoya. Kangiye gucisha akantu gatoya kansabe mwene data hano ufite microphone adusengere k'iminota kitatu gucya kugira kiganiro gikomeze kumera neza. Wowe ufite microphone. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mwami data turagushimiye kuba bakomeje kubana natwe guhera mu gitondo tukizuka kugeza buri amasaha. Zamura kajwe. Bacari kumwe natwe kandi turacyakomeje kubona imbaraga zawe n'ubushobozi bwa mwami data. Kugeza aya masaha twambutse imihanda itari mikeya wadutambukisha abandi basize ubuzima. Rero kuba ukiri kumwe natwe n'iby'agaciro cyane.
tweretse umwanya turimo ni wowe twiyambaje turasaba ngo imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe bigaragare muri iki kibanza turimo mu izina rya Yesu Kristo tubiseye tubyizeye amen. Urakoze cyane kurumva igisengesho senze isengesho rimeze neza cyane. So tudatinze ngiye kubabaza ibibazo bishika ko kuri bitatu usanti dutinda cyane turakoresha nyine vuba vuba n'umwanya. Hama duhere ari kibazo cya mbere kavuga gutya ese urwaruka rwa kino gihe rwaruka nyubwa gute mu Kinyamurenge aruka generation rwa kino gihe n'abakera nabahe bagira comportement imeze neza nabahe baragira mbese mu magambo make nabahe baragira bahora bumvira cyane abavye kurusha abandi. Murakoze bivanye n'ama histoire zo twumva uburyo byari bimeze igihe cyashize tugiranyije n'ubu nyine kubganye ntekereza ko ari abakera bivanye n'ibyo tuba twumva n'ibyo zatubwira yego nabo ubu nyine bameze nabi tibagira comportement nibyo ndi gusobanura rero pana guseka ego ngakomeza none iyo mutasetse abashinze umuntu yavuze gushima no guseka oya ibyishimo nawe urashikirwa soko uraza kwanza ureke mari nje nari ngerageje gusobanura muratwihanganira mugenzi wanjye yaratuvangiye mu mutahure ni kwa ameze rero ngerageje nje gusobanura bivanye nuko uyu mujene yarambajije ico kibazo mani banzuke guseka wa generation y'ubunyine ubugitandukanye ne yakera bivanye n'ibyo twumva n'ibyo zatubwira sintekereza ko abakera aribo bari bameze neza kurusha ubunyine aribo bari bubaha cyane nje nta byinshi mbiziho sinobihamije na kwijana kubaze nyina kandi kabazo ese urebye abakera bari bameze gute niye comportement bagira nyine ubivuge muri make abakera simbizi sinari impaba kuko ntuzumva nkuko nzi numva muri make bari bubaha bari bitonze abo bazobumvira cyane abo bazobubaha cyangwa tubazobubaha abo bazabubaha bivana naho wakuriye nuko bakureze Emilia bivana naho wakuriye nuko bakureze ego make no kuvuga abakera nibo bubaha kurusha bubu n'abakera barubaha nabo barubaha ariko n'abakera ntekereza ko atari ko bose bubaha umuntu wese yubaha bivanye nuko bamureze. None se na muri izo etape zibiruvuze nabaho heza pursa nyinshi kurusha abandi abakera simbizi sinari ndiho ugereranije n'ibyo numva cyangwa n'ibyo nisoma uzubisoma na histoire bivanye na histoire zatwigisha n'ibyo abavyeyi zatubwira n'abakera urakoze cyane singiriza uyu mwene wacu nawe abashe kubivugaho. Ikibazo cyari kivuga se ngo ugwaruka rwa kera n'ugubu nabahe baragira indero kubaha Bisanzwe nanje sinigeze kuba muri generation ya kera ariko tubikesha amakuru nyine twagiye tubwirwa n'abayibaye muri iyo generation ngahita ngereranya nize generation yacu novuga ko abakera nibo bubahaga kuko ari amakuru wenda sinzi ko abavyeyi muvyeyi ganti yovuga ngo yakoze ibibibi yagize iki wenda ashobora guhengamira ku ruhande rumwe akavuga ibyiza gusa tugereranyije rero ayo makuru twareba ni n'aba bajene bacu ibintu biratandukanye cyane ari itandukaniro rikomeye ariko mu magambo make nyine n'abakera nibo bubahaga ariko natwe turubaha abadukurikirana ntimugire ngo twenti twubaha oya natwe turubaha nyine. Nikikiye kimenyetso warebeyeho kubyo wazavuga ko nibo bahora bubaha kurusha bubu? Ibimenyetso ni byinshi ariko
bivuga kabibiri Mm? bivuga kabibiri ni byinshi cyane urumva muri ibyo byinshi oya bivuga kabibiri. bakiri kukubwira bonyine bakakubwira ngo ntago bazakubwira ibibi bakubwira nyine ibyiza twe nk'umubyeyi kubona umwana ngo baramutumye akanga ibi bahita bakubwira ko bitashobokaga umva nko kugutuma ukagenda cyane cyane banakunda no gukabya ugasanga ngo iyo baba bagutuma nk'ahantu hafi ukanga kugenda mu kuguha urugero nyine rwa kera bahita bavuga ngo ngo bakazaba batuma nk'ahantu ugenda ibirometero n'ibirometero kugira nyine wumve ko bubahaga cyane bakoze cyane jewe ku bwanje ibyo bintu nabisobanura mu magambo make cyane atari menshi ibyo kuvuga ngo se generation ya kera ngo niyo yubahaga kurusha y'ubu nyine cyangwa se kuvuga ngo generation y'ubu nyine niyo yubaha kurusha ya kera jewe bivanye nanje jewe ntekereza yuko umuntu agira discipline bivanye nuko yarezwe n'uburere bamuhaye yahawe n'ababyeyi biwe cyangwa se n'umuryango yakuriyemo je niko kuno bisobanura singiza n'imidata nawe question yari gute ese rubyiruko rwa kera n'ubwo nabaye barafite discipline nyine no kunganira nyusi jewe boas ubwo nyine generation ya kera niyo bifite nani nyinshi barubaha majorité presque kunarebye bajya bakera nibo banasenga cyane ugasanga nyine biba bahora mu bintu by'imico ariko nkubu nyine usanga harugo gusirimba nuko kugira indero se oya nyine yarashizemo ibyo byo gusenga yego wasanga ibo batari baze cyane nibi byisi ari gusanga nk'abantu ugasiba gusha gusenga ukaja gukina football urumva rero iyo ni etape yo guheza abakera nibo barafite nyine wende byiza kurusha abo nyine murakoze cyane babasha kubivugaho neza ariko reka mbabaze n'ikindi kibazo ese ninde ushobora kumbwira ibitabo byo muri Bibiliya ibitabo bishika kuri 6 muri Bibiliya ibitabo gusa 6 amaverse titubisobanura amaverse vuga ati ngo muri Matayo igice kingi amaverse mariko ndombya ngo swate Yakobo bene ibitabo hariho Zaburi hakabaho Mariko hakabaho Yohana sibyo hakabaho ibyakozwe n'intumwa ibyahishuwe ibyo si 5 hakabaho umwongere hakabaho Abaroma konda kubwira umwongere so reka dutangira hano guke ese wowe ubasha kuvuga kabinga murakoze cyane ibitabo bo nibyo nyine Enoki naje yaravuze wowe ubasha kuvuga kabinga nyine uzamura cyangwa buri na kimwe ahandi nano garukiza nibyo narinzi nibyo waruze ngaye bivuga kopye kole ngaye bivuga cyambere wase ngombwa mbisubira mu Enoki yabivuze oya wewe vuga ibyawe vuga ibyawe ngaye vuga ibyawe ibyanje ibyuzi si ngombwa mbivuge kandi oya bivuge kugira yire tumenye nibyo navuze bisubiremo icyo kibazo simbuke make no kuvuga ko wase ngombwa nje mbisubire mu ibyo bitabo ako arubizi nari mbizi narahabura iki kugira wase ngombwa mbisubiremo oya si ngombwa nje mbisubiremo habuze iki kugira ubivuge mbo dutangire icyambere hariho Matayo reka kumubwira wese ngombwa ibyo ndabizi hariho Matayo hariho Luka hariho ibyakozwe n'intumwa byo ni binga 3 hariho Paulo yesu ko tamu gitabo Paulo oya nihenze wihenze ndumukore Paulo ibyo si bine 3 Paulo ntakarimo ibyahishuwe n'intumwa oya no oya ni mutuzi oya icyo kibazo kirangiye oya baza kwanza ibyahishuwe n'intumwa
Uzafikiwe. Izafikiwe oya kabisa. ibyo noge niba ubivuze Izashuri intunga. icyo kibazo Bitatu. icyo kibazo ntabwo ngisubiza ibyo navuze nibyo birahaza Habuze bibiri. Abuze bibiri kamere. ibitabo sibyo bizobashana mu ijuru 56 Ari mu ijoro Wowe bimenyetso. uzi ko ariho bingahe? Ariho bingahe? oya man ibyo bintu waje kumbaza Eh. mbaza ibindi bintu bijyanye n'ibindi bitari ibintu by'ibitabo Nabyo ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana nibyo hambaza Eh. Reka turi mu ijambo. okay ni byiza kumbaza ku ijambo ry'Imana ariko Yesu sindi umupasiteri sinabikubwiriza None ko abapasiteri azatwigisha kuva tukiri abana muri Sunday school. Tukiri za Sunday school. Turaba bitubwira. oya narinshi cyane Yesu Nka ntabwo Paulo awuvuga. Samba verse ibice gusa. ibice Eh. ko mwanyatatse cyane ku bintu bijyanye n'ibyo Ay. Ko turadize. birababaje uri pasiteri none ngo birababaje wasi igitangaza Usanga ari pasiteri. noneho igitabo cy'ingiro Paulo bamo ni iki Urimo wagurutse umuntu ngo soke ngusomera muri Paulo igice cyakangahe? pagurutse umuntu ndi pasiteri Twakomeje. Asigaye bibiri. man nakubwiye ibintu bijyanye n'ibyo bitabo ntacyo nsubira gusubiza Isengeze mwene data. Uvuga bingahe? ibitabo nje kubera muri Sunday school nabyize mu Giswahili ndabivuga mu Giswahili nyine kuko mu Kinyamurenge si ukuvuga ngo simbizi mu Kinyamurenge ariko nawe ndavuga bitanu umwuka nakomeza kunjamo ndabirenza ntubirenza kuko ni byinshi cyambere Matayo ni Matayo ntizi hinduka mu Kinyamurenge no mu Giswahili na Luka ni Luka na Mariko mu Giswahili Mariko Marko nta i ni Marko nta i nyine urumva mu Kinyamurenge Mariko na Marko na Matendo ya Mitume Matendo ya Mitume byakozwe n'intume man Giswahili nabize mu Giswahili ibyo ni bingahe bibaye bitatu na Yohana icyanyuma cyangwa mbarengereze nk'ibindi nka bibiri aho mpekere sinomara ngavuga nyine kabingahe Samueli ariwe Samweli oya Sauli yari umwami nande n'indirimbo za Salomo ndazikunda cyane muzamusoma indirimbo za Salomo zirimo ubutumwa wowe dukomeze kuruhisha uvuga bingahe oya wowe uvuga nyine asino ni 66 ibitabo bya bibiri bya detail ko tuvuga ngo mvuze ndahera kuri bitanu kuzamura hari wenda no hashika cyangwa karenze ego Zaburi Samueli indirimbo za Salomo Abikorinto nkubaza tuvuga ibindi bitandukanye ibyo uyavuze usubire nk'ibyanje wavuze byakozwe n'intumwa n'amatendo ya Mitume uvuga ibindi Usore yavuze na Matendo wamenye utadekarice yiwacu. Kandi uko nukuri. Nase dekarite wanyu bari muri Bibiliya Aya yitwa Matendo. yavuga nuko gasi vuga nyine ibindi bitabo bitandukanye n'ibyo uyavuze kuri yagiye kubishira mu Giswahili ibyo yavuze mugere navuga ibindi awe vuga isawa bisubire Samuel namuvuze Samueli Samuel afana Samuel iyo ugenda uvuga ati ibyo wamyavuze ntabivuga none Matayo Zaburi jewe navuze ibyanje ariko hari ibyo navuze ibi bavuze Matayo wo mu Giswahili navuze wo mu Giswahili nje sawa Ubu kiravuga? waruwazimi harwa kandi ari wayimpare ya yari gukoresha ozoga kata zatanga isana ngakoma bibira nikoresha kina twariri Ugasomye. njenge kubavugira mu Gifaransa ntakibazo ndavuga bune bwa successive ntakibazo Matthieu Marc Luc et Jean
uvuga Oya, bitanu iyo yari indirimbo twagaza tuyiririmba muri primaire. iyo ndirimbo Iyo ndirimbo twarayiririmbye. yishire muri soprano Nuko nta beat nogira. yirimba Nyine gusa. umwarimu akazaduheza tukagendera kandi hari abo twiganye bari bazi gukubita ingoma ku ntebe. Ndabo twicaranye ntago noririmba. Ikibazo gihari nuko mwamuvuga umuntu yota Bible gusa ariko apana kuvuga ngo ibyo wanyu yavuze nawe tugize tubisubiramo atangirira ibyo yavuze nawe tubivuge. Je no bivuga. Hariho Matthieu, Marc, Luc, Jean ugahindura ukaja muri Zaburi, Samuel, Rusi, Ezekiel, Tito, Esenandana, Zakayo, amaganya ya Yeremiya Zakayo, amaganya ya Yeremiya amaganya ya Yeremiya. ivyahishuriwe Yohana. akadukomeza hama kambabaza ikindi kibazo ese muri mwebwe ninde tubwira ama verse abiri yo muri bibiri abiri yo muri Bibiliya Uzuvugwa naho ari. naho ari igitabo reka jewe ntangire urwandiko Paulo yandikiye abaroma igice igice 8 umurongo wa 14 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana ako nakambere akakabiri nabuze urwandiko Paulo yandikiye abaroma ibice 8 umurongo w'12 ngabayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana icyo ni cyambere cya kabiri icya kabiri haravuga ngo ni kuri Matayo Matayo witekerezaho kwanza 6:30 6:30 6:30 haravuga ngo ntimwiganyire ngo tuzojya iki none kubaza imyaka yose wamaze mu kanisa nuko unari kuvuga habe natubiri nitano no yivuga ngahe ko umurongo wa Matayo ni Matayo 6:30 mutima kiganyire ngo tuzojya iki cyangwa se ngo tuzokwambara iki cyangwa se ngo tuzojya iki cyangwa se ngo tuzonka iki ko bisemo kabiri kujya no kunywa birasa ahonge kandi bisubiramo bwa kabiri kujya no kunywa ntibisa navuze kujya no kumwe ngizo zose mubanze mushake uwiteka ngizo zose bizotubera inyongera sawa urakoze cyane uvuga kabinga Njyewe ibyo abangaba bavuze nako Enoch yavuze njyewe ndabiha conclusion urumva ndabiha ni jambo rimwe nyine Bibiliya yose ikubiye muri iryo jambo gusa Bibiliya yose ugiye ukagera ahanga ikubiye mu ijambo rimwe ari naryo ry'ingenzi gusa simpanibuka aho ryanditse ariko nzi ko ari muri Bibiliya oya umva mbabwire wowe uvuga ibyawe tuvuga ibyo mugire umwete wo kuhashaka kuko abantu benshi mwabaye abanebwe mugire umwete wo kuhashaka si ngombwa mpababwire oya ngenda hazi amaverse abiri none se umva mbanze mbabwire umwarimu ntaza baha devoir abizi kubera oya umva mbabwire kugira ngo mureke ubunebwe mukore nanje rero simpababwira mugende muhashake muri Bibiliya niyo muhabona mwandike muri commentaire ndahazi naze kuvuga kuko ndi nk'umwarimu ngavuga igice barishakira umurongo vuga igice barishakira umurongo igice oya aho ngaho nzoba mbahaye inzira kera reka nje mvuge iryo jambo ibo oya ijambo ryo nyine ni formule haranditswe ngo ni muhuru ubwenge nzobata iryo jambo barishaki ni muhuru ubwenge aya magambo yose ari muri Bibiliya yose akubiye muri iryo jambo rimwe ni muhuru ubwenge nzobata mbere rya kabiri harahaba rimwe verse ya kabiri verse ya kabiri mwasimze cyane ni muri Yohana ibice 3 umurongo wa kangahe wa 16 ndarivuga mu Giswahili kuko barinyigishije mu Giswahili haravuga ngo kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe niki mariri bali awe
niyo nyine niyo jene ari kumvuga bali awe na uzima wa milele. No. Heza nyusi nawe. agerageza gusa kwaza Gerageza arashikiye ngo nuha yarashikiye gavuga. Gavuga. 20 aya muri Zaburi ku 76:14 Oya abadukurikirana ari abadoshobora kumva iyo 76 n'abantu bakuru bemerewe gukurikirana ijambo ry'Imana bivugiye mu kinyamurenge kugira ngo worohere n'abandi bose. 76 umusitari wa 14 umurongo mustari nico kimwe gusa nico kimwe umusitari ni Igiswahili umusitari ni Igiswahili se avuga witi gato avuga ngo mushime Imana kubyaza bakorera buri gihe cyose mushimira Imana uraveri abona no bana mpavuga ariko ahantu yavuze ngo yanditse ngavuga Zaburi 76:14 rero Zaburi 76:14 Avuga yetse ngusomera wewe vuga kwanza twumve none somaga rero Gavuganye. Uyo bivuga tutagoranye no mba nyusi ndabasomera Zaburi 75 umurongo wa mbere kuko imisozi igose Yerusalemu ari kwiteka gusa abantu be subiramo kuko imisozi igose Yerusalemu sirapu no gusoma ijambo ry'Imana sirapu ngo kuko imisozi ntangira kambere wumva oya wevuga bisubiremo nonako kanjabutse wabeshe kanjabutse birumvikana wabeshe avuga kandi akandi nako Yohana nyine mu mwanya numaze kutubwira ati Bibiliya igizwe n'ibitabo 66 ukubuze Bibiri gusa iba mu bitabo hari ukuvuga ibitabo n'amaverse no ibazi verse ziba muri Bibiri ni nyinshi cyane ni nyinshi cyane vuga zibiri navuze zibiri reza yagasabye yakene iyo nazirenze ni mwebwe butatuzikosora kuri ico abazanye twese hari ikibazo nari nshaka kubabaza nyine murabizi ko twese hano turi abanyamurenge kandi akenshi nk'abagerageje kuganira n'abasaza cyangwa abakecuru cyangwa se n'undi wese uzi imico muba mufite nyine nosiyo mu bijyanye n'imico akabazo kareka nari maze iminsi mfitiye amatsiko cyane nakifuje ko nyine mwogasubiza amatsiko anje agashirira kimwe n'abandi badukurikirana hari uwo mwafashe nyine kuko atarabiza akabimenya cyangwa se mwonambesha kuko muri abana b'abantu bakadukosora wabo bize muri commentaire mugahita yego murabizi umugabo ko murategera ikibazo ndagutegera murabizi ko umugabo oya dufate murumuna wa mama wawe tuzi ko bamwita mama mdogo wawe yego cyangwa nyoko wanyu mu kinyamurenge kiriya kinji nari shaka kumenya umugabo wiwe uburyo bamwita wowe ufite kico gisubizo nsubiza umugabo mu kinyamurenge gisobanutse abajene bose basobanukirwa umugabo wa mama mdogo wawe bamwita gute yewe reka ngusobanurire ikibazo neza kirumvikana umugabo wa mama mdogo wanje bamwita je ko mbizi inzuko nawe ari papa mdogo oya papa mdogo wawe abari ni murumuna wase nta kuntu yoza kandi kuba papa mdogo wawe oya ntibiba papa mdogo wawe kandi papa mdogo wawe none soragira papa mdogo wawe bazamwita gute ni mukama mdogo ni mukama mdogo ni mukama urumva mwe mwasobanukiwe nabi mukama mdogo muka ntibazayikoresha ni kumumama ntibazayikoresha ni naho rero mwapfiriye muka umva mbaze mbabwire mbasa reka mbasobanurire muka ni ijambo bifashisha berekana relationship mfitanye n'umuntu sibyo urabona papa mdogo wawe murumuna wa papa wawe umugore wiwe uvuga ati ni mukaso wanyu sibyo kubera ko bafitanye relationship na papa n'umugabo wa mama mdogo wawe agomba kuba muka mama mdogo kuko
bafitanye relationship kuko nta kuntu muka ni oya nta kuntu uza kuvuga ngo papa mdogo wawe kandi papa mdogo wari murumuna waso bazavuga ati mukaso wanyu muka mukuru wawe muka aho utavuga umutu umugabo muka nani oya reka man ibyo bikora kuba oya je ivyo nuko narinzi none papa mdogo wawe uzumwita papa mdogo uhe papa mdogo ni murumuna wa papa nyine iyo example sawa umugabo wa mdogo wawe mama mdogo ashita gute ngo muka mdogo afite umwana nyine zamuhamagara uretse n'umwana atarabyara bazi atarabyara ntago nigeze muhamagara bici nyine ukamugira kamuhamagara mukama mdogo cyangwa ngamuhamagara ngo yewe ngo muka kamuhamagara yewe akita Ayo mizibe y'abagore yewe birava umutukuru tatuvuga ngo yewe wawa nshobora gukoresha na wawa byose ni kimwe abaye murumuna wawe abaye murumuna wawe nyine none ko mbashaka kumamagara wawo mwita basi ko murungano rumwe muri make igisubizo cy'icyo kibazo bimeze gute igisubizo cy'icyo kibazo umugabo wa mdogo wawe ni pa mdogo wawe niko bimeze mu kinyamurenge oya usa nyine nicyo ngicyo sinemeye nico wenda nk'abantu abantu bakuru baturuta murashobora gusubiza muri commentaire twasoma commentaire amatsika gashira kuko bano bajene ko ndumva ibisubizo byabo bidahagije cyane kabisa batumara impaka ikibazo kimwe ese umugabo sate jewe hamwe n'uyu mugabo kaje gushaka umusore utazobura abagore n'umusore shora kubura umugore wanyise umugabo bagaro baje nguriya ngo afite umugabo iki nyine ibibazo bikavuka twakomeje hama twaje gushaka abakobwa bavukana korumva ese jewe nawe bo twita gute kaso ka data bukwe twita gute abakwe murabakwe bi ni gute bo twita munani abakobwa abo bakobwa twashatse wewe umugore wawe yo kwita umugabo nawe akamwita umugabo naje waje akanyita umugabo wanjye kuko ndovuga suko nyine akakwita ikibazo oya nyine urumva mva nkubwira none sisi ndi umugabo urumva umugore wanje none umugore wanje agomba kunyita umugabo wiwe bimeze nuko nyine none kabandi bo twita gute abandi urumva kuri trésor yoza katwita gute iwe yacu ni ngukore kuri trésor wewe nawe je nadushatse abakobwa bavukana kuri trésor twita gute tutarabyara natwe twabyaye tutarabyara twabyaye agomba kutwita amazina y'abana bacu ngiyo mu mice kinyamurenge bo twita gute ariko ndibazabita ko ndovuga abanyokorome musara wa bene ni bamanyana bamanyana kandi bamanyana ari base bamanyana b'abagabo ni base manyana babagabo suko no trésor twita gute manyana ni kubagore kubagabo suko ariko ushobora kuba afite manyana kuba mama manyana nziko manyana ari kuku nyirabukwe wanje na nyoko bukwe oya mama wanje na nyirabukwe wanje na mama na nyoko bukwe na mama ni bamanyana mama na mabukwe ni bamanyana kubera ko ari abamama ariko ari abapapa muri yo sanse uyu trésor twita gute urumva iwe karashaka kubaza basi mushatse mu rugo rumwe mu famille imwe ariko mutandukanye mwe na mutavukana nje no bita gute ibase manyana wowe mamuhuriye n'aba bombi oya nabazi umva nkubwire wewe abanzu reka iwe sinatawe neza kibazo reka gusobanura nguyu wowe washatse n'uyagashaka ngura yo biki cyanyu none nje no bita gute yo twita ko baduhuriye mwamuhuriye utazavuga ngo bango nabakuze ngo nabanani abatonto urumva
ubwo ari by'amasano kandi mbifitiyemo experience ukuntu nubwo ubiranga mwaba mumpinga cyane ariko mbifitiyemo ari wowe experience wawipinga muzonyegere mbibigishe nyine ukuntu basubiramo ikibazo basi reka ngusigure neza nko abantu bize pedagogy biroroshe gusigura Yeah. wewe na chef hano mushatse mu rugo rumwe yego uwo mugabo basi afite abakobwa babiri icya mbere cy'uwo mugabo we bahiriwe gute bafite na batanu mu rugo rumwe ahubwo abagize umwaka abahiriwe mwembe babiri mushatse abo bakobwa babiri Eh. urumva mwembe kujya nyine umurara wawe n'uyu nti muhunahuye Eh. rero gatugahura nyobita gute mwembe babiri twembi n'uyu cyangwa mwashatse je mu natwo rugo mwokwitana gute twembi tuba tubaye inshuti 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 kandi mufite relationship bwikere Inshuti. bya kinyamurenge ya kinyamurenge apa ofre gute mushiki wanje ntabwo yigeze ashaka mushiki wanje niyo kirasobanutse dusa n'abasangiye abagore kuko bavukana hari irindi zina kabazaki noneho bamara iryo zina rero iryo zina risimbura cyatwa tuvukanye Gana amazi man. gakomeye oya ku kera tuvukanye urumva ni iryo ntabwo sano bamuvukanye iryo sano rirahagije none si twashatse abagore none uko bavuga no kuvukana natwe tuba tuvukanye aho yaje mwese nogera mu rugo rumwe ariko ntimuvukana ahubwo tuba tuvukanye tuba tuvukanye man kera urumva Nyine ari sano hari icyo duhuriye ariho Deja kandi hariya muba mubaye n'inshuti man turavuka none icyo kintu cyo waba gute tutavukana urumva mwamubwize kera kibahuza kiba nk'ikiraro ariko ndimuvukana none icyo kintu cyo waba gute tutavukana nta buntu uwo muryango nyine ubahuza kubera ga mwashaka icyo kibazo none kinda kubaza ibyo ntazi nyine bivuga arabizi ndabizi yeko novyita man. No bushuti. muba mubaye inshuti none tumurana shobora wowe turanatahura jewe kwanza sindatahura neza ongera kandi mbaze icyo kibazo neza wewe sasa munshakira itablo basi wewe uragoye kabisa oya nzinumva hari ukumvaga ntutahure nico kibazo none Umva rero musigure neza. ndagutahura Kwanza na madinete y'abasuderi. umva ikibazo gihari twagiye sawa dufate irakoze na Frank sawa Bisubiremo. nawe uri mu mihandaga Okay, Abizi. Komani twagiye. Sawa. Komani na na Frank Frank amazina y'imuhira ntibavukana basi tuvuge umwe abacarama uwundi kanyonsha yego bagiye gushaka mu rugo rumwe nka guca Frank aratangiye ashatse kanyonsha kuko niyo yazagendaga uyu nawe donc make uyu bashatse bagashaka mu rugo mu rugo rumwe bavukana apana basi bavukana bava mu ndimwe nye basange komple rero aba babiri bo kwitana gute aba babiri uko Frank yokwita Komani cyangwa nje mbabonyemo mino kaza babita gute uho ntacyo mbamupfana tasimvuze byo gupfana wogo ubita oya jewe sitwohura numva cyane natwe kavuga uriya hari ujya mwana hari Ligas Ligas ni uri kikuri ndi papa mdogo ano kwavuga ndore papa mdogo wa Ligas okay ntiwumva rero gaba babiri ino bita gute wogo ubita abari inshuti zawe ikindi ikamani mari gusobanura iryo zina ry'iryo sano ryo nkene ibushuti bwe yego isawa kushuti abangaba ikamenya mansobanura kwanza abangaba bombe bari ba bofa je niko mbizi Ari muri wari muzima noneho abadukurikiranye nukuri muradufasha cyane kuri ico kibazo udushakira inyishu watubashije mwari masagera agatanga correction na nawe nagira icyo tubwira ko ninde ko watanze devoir Tibuko ko atanze devoir tuzuko yavuze ati ngo commentaire bazishura rero bazishura ya devoir nyine bakomeze bayikore ndagira ngo aratangiye nituje kurangiza ikiganiro unyibutse nkakwibutse ndabishura cyo kibazo nabandi hari abafite amatsiko nkatwe ye ni nako natwe dupfanya amatsiko n'abadukurikiranye hari bafite amatsiko yo kumenya uko byitwa mbishure ushobora kutwishura urumva mwembi babiri no bitabenda hamwe icyo ndagipinze arashoboye oye ngo ngabaki yewe erega amenda amenda hamwe
Yagiye ijambo bwa mbere kugiumva. tuba mu miraro tuba mu miraro Imirara n'ibinge birahuye. none ni Oya. niyo kutimega erega wiga kutime izo gusanga iwanyu oya je nabaye mu manama menshi nisi mico kuko nababwiye ngo mfite experience ariko iryo jambo muri ibyo by'inama zaje kwigisha ibi by'imirara Eh. cyangwa niki kintu mu muryango wabagiye nshobora kugira gutya mu nama ugasanga twicaranye n'abasaza abasaza nabo urabazi bazarondogora akabanza akatwigishamo nyine n'iby'imico mu nama amanama ya Bujumbura ndayazi atari gutimbagura amacapati nayo ni inama kare kavare nayo ni inama nk'izindi zose nayo ni inama twagiye ufite ikindi kibazo oya yaratarasubiza ariko icyo bagisubije nuko bimeze ngo kandi gusa nasimbi hagaze icyo gisubizo sincemeye abadukurikiranye muradufasha tubwete icyo gisubizo cyo bari cyo cyangwa atari byo yoba yatubeye hari akabazo nanshi ugomba kubaza mu kinyamurenge umuntu agize gutya babyazita gute mu kinyamurenge naje ukabazo nyine kumuntu agize gutya abavugirisha none ugize gutya ninde ubajije ufite mikrofone n'ubajije umuntu agize gutya bagize gute Umuntu agize gutya. dore aba ndavugirisha abahamagaye no ngize gutya jewe ngize gutya mbona ko komani abahamagaye ngize gutya oya aka kantu bakunda gukoresha cyane cyane nko mu ma repetition abakondigitere usanga kondigitere nyine aragaze ngo twagiye hagira gutya urumva ni kamwe gafasha mu ingoma kuvuze mu ma repetition imbwa zirepeta tambwe barahamagara gutya zazirepeta imbwa zahamagara gutya iyo byo ngo repetition bahamagara gutya kaza imbwa zugira gutya ushiremo nyine kaka ako katsi sawa none se kugira ucya kwimbwa nuko repetition bitandukaniye he urumva abakorari bagize oya ni wowe uza ngo muri repetition kandi cyezwe imbwa nayo bahamagara gutya uratubaje gute oya natanze aha ndavugirisha sibyo mu kinyamurenge no kuvugiriza no si mutagize gutya utanga sinyale sinyale yiki none buri sinyale ifite isobanuye swate kuntinyoshya nyine kukuririmba ko ntaravuze nibyo ni bitwa gute kandi re sinyale nose kuvugiriza sinyale ishyira mu kinyamurenge bisubize mu kinyamurenge nijo abaje maze mu nyisuri ngane mu kinyamurenge sinyale nijo akibajije amagifata bifata ni ngacyo kibazo tugicangiye ngamu dusubize anshekirana dusubize hayde mfite Sinyale mu kinyamurenge. uko nguko bisubira basi dufate yes fare sinyale Kugira gutya. Buri muntu abikoresha bivanye n'icyo agiye gukora. Hari bamwe babikoresha bawe gusifura imbwa. Abandi bakabikoresha bari kurepeta nyine nkuko Frank yarabivuze. Buri muntu abikoresha bivanye n'icyo agiye gukora. ariko naje je mfite uko nabisubiza nubwo wazanye ikibazo je mfite uko nabisubiza kuko nyuso yarayivuze kuko boss yarayivuze iyi sinyale buri muntu wese yikoresha bivanye n'ikintu agiye gukora je ndeba sirito cyane nk'umuci cyagiye ubuca buza gutwara ibwana bw'inkoko none rukundo none uzo ko gatuze nkariya ufite nk'ikoko hari mu rugo gire zifite ukavuga kera ziba zirukaza sibyo Ari inkoko cyangwa n'amabata. inkoko n'ubwara bwayo sibyo ko ngirutwana aho imishwi voilà inkoko n'udusitwaye none guze ngo none ubutanze sinyale zihita zimenya yuko haje agace None iyo hagira gutya imbwa iziza cyangwa sinyale iki ikibazo n'ubu ntimura gisubiza nuko kirasubijwe oya ikibazo mwataho muratanga mu example basabye uko zitwa izina ryabo izina ryabyo Sewazo tubaza ikibazo nawe wari kubaza utazi igisubizo aho mwarimu ni fake kubwira izina ryacu. Ni ukuvugiriza. kuvugiriza ni ku munwa Naho gutya. Icyo ni ugusifura. None babwiye urumva refana avugiriza filime mu kiganza gutya uri gusifura imbwa. gutya oya babikoresha kenshi none si yo urepetesha ubaho usifura abandi abakorari Ritime yingi ni ritime ikoresha. Ritime. Karaseka. ini nditime Usigaye wumvira. Iyi ni ritime man ukoresha umuntu uri kugira. uri hanganire izuba rya mbere ryazanye ibindi bintu
ngo nditime oya wabitahuye nabi ariko none ikibazo mbeshe isi bajya bandi nayo mafi mbeshe oya wabitahuye nabi ngaho ikosore njye nkuko nyabivuze nyine niko njye mbizi nabivuze iyo umuntu ari kugira gutya aba ari nko gusifura nk'imbwa iyo ari kugira gutya bari kurepetesha rero uko babyita njye nobivuga ni nka sifure uko ni sifure nayo kandi uku nayo ni sifure none itandukanye nta diferense yari itandukaniro urikoresha ari ugiye gukoresha n'ikintu nyine icyo ari cyo ugiye gukoresha gutyo uri gusifura imbwa byose bazita kimwe njye nkuko mbizi bigakorwa gutandukanye bitahura uko abizi muri make byose ni ugusifura wewe kuri njyewe none nimba byose ari ugusifura niki cyatumye rifa akoresha filime yashyize mu kanwa kandi nagutse byakunda agasifura gutya urana gutya iyo ugiye gutya umuntu dufate nko uri kuri seti n'umuntu urira kuri alf kuri d wogira utaka kumva reka ngusobanurire rero ifirimbi ivuga cyane kurusha ino sifura ya gutya aha voilà ifirimbi yagenda ukoresha ifirimbi rero nibyo bita gusifura sibyo yitwa gute si le sifre non le sifre siko yitwa none se gutya bihuriye no gusifura sifre nyine urabyumva ko sifre jana bivuze nkuko mbizi uko ubizi uko nuko ubizi wowe uko ubizi jewe ko mbizi gutya sizi ko nabivuga kweri oya bivuze nkuko ubizi nyine nkuko habyumva aho wapi karanani gusa nizero ko abadukurikiranye ukaba ufite mikro Alvin adusobanurira ko deliverance kwiga imico birakenewe bazazita gutera inoni ngo gutera inoni urakoze cyane iki ndakibutse ntakibutse inoni gutera inoni kuvuza inoni kuvuza inoni gusarura zo gusarura izo bateye gutera so gutera none kya ateye ngizo cyo cyambateye ngizo cyo cyambateye biravana n'igikorwa wako nigira ucya imbanteye ibu uri mu murima uba hoteli bitutera kuvuza inoni yavuze nabi no kuvuza inoni Alvin natugeze ikindi kibazo sawa ikindi kibazo ninde umbwira amazina y'inka z'ikinyamurenga zinka zine cyangwa zitatu amazina y'inka inka amabara cyangwa amazina n'inka zigira amazina na amazina cyangwa amabara ufata wowe utubajije amazina cyangwa amabara y'inka amazina hariho bigondo sibyo hariho bigondo mitavu ese wabaza uko uyu ni umwanya waje nawe ufite umwanya wawe urakoze hariho bigondo tuvugira yavuze sinayumvishije nuko wumvise ko navuze gute hariho bigondo akabaho mitavu akabaho rubibi ni izina ry'umuntu wawe none se bigondo si izina ry'umuntu bigondo ni n'izina ry'inka nagashobo akabaho nabuze bigondo mitavu na rubibi na bihogo bihogo ni ekipe y'iwacu ni n'izina ry'inka ndabeshe intara yitwa bihogo izina ndazikwijije oya pana muri Kongo si muri Kongo ese wari ugiye kuzivuga wari watangiye musingiriza abo kubuvugana okay nabanza yetugezeho amazina y'inkuzi tagira uvuga izanje vuga pare ibyo wavuze inka ni nyinshi amazina y'inka ntiwabajije amabara amazina wavuze amazina y'inka aparaza z'abarundi mu nkambi oya uyu none umva nkubwire none yakwagira inka none sinshobora kwita sinemerewe kwita inka yanje nkayita nkumbuye inka ayo man mu mico yacu y'ikinyamurenge amazina y'inka turayazi wese ni ijyaho nk'inkaje nishotiyeri ibyo biraba none si izina ry'inka rega sibara oya amazina y'inka arazi ukamwita izina
nkayiti izina buri kintu ryanjye mani buri kintu buri kintu mani buri kintu kigira izina ryayo ryagenewe tuvuga nk'amakasi ni izina ry'imbwa hari umuntu witwa makasi hari uzi mani Thomas ni iry'umuntu hari n'imbwa ni iry'umuntu Max ni umusani si Max ntumuzi bavuze Max mani twagiye niba ari ayo ngayo yo ngo ya za bigondo zande za bihogo nzayo ngayo wavuze urumva mvuga ibintu zisubiremo izo navuze ibigondo ibigogwe gusa bigondo yari bigogo ni indwara sha oya bigogo ni indwara mu bigogwe bigogo ni indwara hari inka numvishije bahamagaye ibigogwe ariko bigogwe yari yarwaye oya irego yanjine oya je nabagwa mu gihe yanyamagaye yarwaye sa dukuremo bigogwe iya mbere navuze rugo bigondo kirayi nyakirayi ubwo waba ari na inyana kirayi nyakirayi none ba none femine ya kirayi ni karayi aratubeshya kuri karayi ukuri kwibara femine je nari nzi ko tugende no mu cyakinyamurenge atari nyakirayi cyane nyine amafemine bakunda gushiraho nya naje ubwo rero kubera ko ari nya niyo mpamvu narishizeho nyakirayi sama uvuge izindi zitandukanye nizo uyu yavuze nizarubwiraga kuvuga na nazivuze nizo nyine sakirayi wintera yamuvuze oya kirayi n'inju yizanye je navuze kirayi oya yayivuze navuze sinzi yavuze mitavu vuga bigondo inka bita kigondo niyo bigondo nyine niyo bigondo nayivuze wenda tugiye mu mabara niho nyine bifitemo experience amabara y'inka ngavuga yuzi twumva imishashi ayowe inka y'imishashi imishashi ni ibigori byumye imishashi imishashi ni ibigori byumye oya ni ibigori byumye ni imishashi imishashi umushashi ni ka kagori kakiri gato nyine kabisi gutya kaza karyoha icyo kibazo narebye ku kibazo kahagori gatoya koroshe kataruma kataragira gute bakita gute ni umushashi wewe basutangirire ni umushashi none ko iyo kahagori koroshe kajya bashobora guca mu murima bagiye guha umwana muto nyine utaragira amenyo akomeye bakita gute umushashi umushashi yaravuze nikiya kigori baba banditse kuzuba bikuma cyane bikuma bikomeye niyo mishashi nawe icyo ngicyo waruvuze bijya bakiya basarura kajya uzukano cyangwa hagasimbamwe n'amazi voilà nako nyine kajya ukuntu bakita mu kinyamurenge ibyo ntaramenya ndavyiga soko wewe iyo umuntu ataramenya ikintu abafite kwiga soko ngadufashe kono bakita kakiri gato kakiri kabisi bashobora kokereza umwana mutoyi utaragira amenyo akomeye bakita gute mu kinyamurenge nakagori kakabebe kagira izina bakita gute si ikigori nyenzo ari ikigori none ibigori batandukanye maze kuvuga ko hari ibikomeye byitwa ingoni n'ishashi none kajya koroshe bakita gute akagori ni kwanza soko nga wewe padefo kwere ni padefo abahanzi bahimba indirimbo zabo bakiyandikira ba private ba gospel uzi hano mu gisagara ca Meri mu gisagara ca Bujumbura ca Meri wa mbere private personnel nyine umuntu kwiyandikira indirimbo personnel apana ko kurya noje mu gitaramo karirimba bino bisanzwe ariko private ni wiyandikira private ni wiyandikira private cyangwa individual sano koga ndabishiraho nizo avuga sawa okay umbwira abahanzi batanu cyangwa ndavuga bonzi ntakibazo ushobora kuteneza batanu nushaka kubarenza ariko nino barenza cyangwa simbeni zako ndavuga bonzi hariho Peter hariho ishimwe
hariho bashima Mhm. hariho dodo Mhm. hariho naje neza nabo zaririmba indirimbo zikamfasha Sa nkubaje nkaho muri abo baririmbyi nuho ukunda gutegera indirimbo ziwe cyane. indirimbo ziwe cyane Mm. ni Peter. Okay, muri album ya Peter afite indirimbo nyinshi Peter. Wombwira nk'imwe izina ryayo gusa titre yizi. Turirimba. Titre y'indirimbo ya Peter uzi kuko urumva n'umuntu guha expression. Indirimbo yuzi. Si ngombwa mbwiye titre yayo. Basi turirimbira gari. Oya sinaje kuririmba. Ntago naje kumwamamariza. Ntago naje kwamamaza indirimbo. Njye no guhinzira mani ari indirimbo nyinshi uwe usumunda nka party gatoya mani ushobora ko umuntu ashobora kuba indirimbo ziwe nkuko tuzi indirimbo nyinshi ariko simenye titre yayo so ni ibintu bisanzwe ariko uzitegera ariko indirimbo za Peter niyo mbonye umwanya cyangwa n'akarefure gatoya mu ndirimbo ziwe zose simfite nushaka turirimbo ushira amagambo mu majambo wasimfite ijwi ryiza ryo kuzi aho mu majambo apana kuririmba uzoje kuri channel uzitegere iyi ndirimbo zigufasha twumenya no ndirimbo tuzuri sinaje kumwamamariza ba zibindi reka mbabaze bana basore isiko nyumvishije mu minsi ngo mufite indirimbo mwamuja gusohora nibyo indirimbo mwembi babiri indirimbo irahari ariko producer niwe watugira nabi urumva habura igitero kimwe niwe wabona igitero kimwe cyanyuma twogishiraho ngabutse kapela gato kama segonde 30 urumva igitero cyanje nco kibura icuri ifite ibitero bingahe orimbe cya mbere una arimba ka refre habura igitero cya kabiri uyu niwe nta refre mufite refre njo yuzuyirimba nozo ibitero wega turimba ka refre gatoya igitero refre ni bikene urumva kugira mwembi babiri muririmba umwe arimba ka refre undi kugira ngo bamenye icyo turimo no mu bisanzwe mu bisanzwe kubishira so dushigikira angahe turimba ka refre gatoya nani urumva hatangira muziki hatangira muziki agatera akazamwikiriza detera kwa kondenza nzo kwikiriza ndagufasha muri hawa ndi wa mudema ko gufasha yawe babwire refre yayo je no mara refre nashimye proud indirimbo indirimbo yitwa tuzabigeraho ngahe nuko muzagera kubiki tuzabigeraho ngahe mutangira urumva rero ni titre uzabwa duterege kapera iyo ga ibaye insanganyamatsiko numenya gakera titre uzushaka kumenya birindani mfite icyo mbabaza kuri iyo ndirimbo yanyu ninde wagize igitekerezo cya mbere cyo kuyimba muri mwembi babiri igitekerezo cyo kuyihimba kuyihimba byaje gaharige twigeze kuba turi kumwe turaririmba twumva dufite ijwi ryo kuririmba turavuga twohimba niyo twagega turicara tangira guhimba iyo ndirimbo yanyu igamije iki yofasha iki generation muri kino gihe urumva indirimbo irimwo ubutumwa tuzabigera wenda izucamo byose haraho wawugera twasezeranye kabisa okay ariko amaze atanganyika zaje mu munyu akapela muragakene sawa nyusi navuga izina ry'indirimbo ya Peter turatera kapela aho yaye icyo gusa umva byanditse byo zarangiye nije mparabaza tubirarangiye utekereza turaza kugusubira wowe ngaye kwanza 40 seconde gusa tereka reka kandi nda biti hari none umusazo wa piano tusohirira aho yaye ngaye duterere nyine we proud indirimbo yanyu indirimbo kare twabaye titre nuko ndakindi gisigaye mwe musigaranye bunzi mwebwe abadukurikiranye mugende muyitege indirimbo yitwa ngo tuzabigeraho ibyo twagize gute ibyo twasezeranyijwe turi mu isezerano ibyo twasezeranyijwe tuzobigeraho niko izina ry'indirimbo ryitwa rero mubyitege mu minsi mike tukayibageza ngo muzoshiremo n'abakameramani tubonye promoter hari iki urumva gusa kakuriya kundi kwezi hari igitero kitarasobanuka neza gusa ibyari byiza nuko mu no mano muto nyine abantu babaye babi none tuvuga refre yacu bakakamaye kubuta mu ndirimbo yiwe ejo babaramye kabiragiye wowe utanze igitekerezo cyawe cyo kigamije kudatanga kapela ariko byari kuba byiza utanze kapela kuko wenda ntituza amahirwe haba ari nyine
ushobora gutanga iyo akapera hakaza umugwiza atunga kumva ufite n'ijwi indirimbo yanyu ufite ubutumwa akabafasha nyine mu guce mu ijambo urumva ukora ikintu ntiwohagurutsa inzu uyikiri hagati kero utongera bujya mu mushinga urawukora ubikikisha inzira cyangwa uyigaragaza utarayuzuza tuzona n'indirimbo ngo as example coming soon zino z'ama ministeri ino ntuzi ko zabanza kaza ka coming soon kakarefre kakamenyekana ariko indirimbo yuzuye rero niyo mpamvu kosora refra indirimbo itaruzuye coming soon twobayezo ubunyine none hogira udutanga urumva muri make indirimbo yanyu ntiruzura yose twabuze buri gitero tuyitege muzoduha kapela niyuzura fresh apana si kapela tuzoba tuyisoye yose urumva ikindi kiganiro tuzakora muzahita mutanga kapela wenda indirimbo yuzuye ariko titre yarabonetse none habuze iki kugira indirimbo yuzuye oya nyine igitero kibura nyine hari ibindi bituki muri mafera atandukanye ngaje ngambwira igitero cya mbere nanje ngusheho cya kabiri uraca mu bintu utatangiye reka twese mwari muvuze ngo abakunzi ngo bacu ngo tubirimo igitero ngo kibafasha igitero batumvishije cyane none se usanze icyo gitero ciwe yoza kuduheza amajambo agiye gusubira ngo twanditse bisaba ko twicara tukamereka amajambo twakoresheje mu ndirimbo nabakazana adahuye na yandi na partire kere igitekerezo mwe murambye ubu iyo ndirimbo deja kera twagwaye sije y'indirimbo yacu tuzobigira ngizana igitekerezo tuzobigera ibyo twasezeranyijwe none nuko sugo nuko imeze none tugize kujya twatanga kapela cyangwa tugatanga nani refre yacu ubu numva indirimbo tara public yitwitwe ejo nyusa kamahimba twabanezeza ejo bundi mu gatatu ngo bayikubise mu kabiri ngo bayikubise ritme ukoresha seben ukamanura kabiri nuko ritme zaniyo nyine uramuririmbira indirimbo yanyu iri slow cyangwa ni indirimbo no seben ni slow seben imana tubyumva Gose bari ni giki? Seberi ni muzike yo muri piano. Niyo maje gutyo. Ngo seberi ngo bazakijya gikoni ngo cyangwa ishuri. Kiba kikanye. Nuko imeze mani. Rero muzitege ni mu minsi mike cyane. Kirasozwa. Ndi muziza cyane cyane. Ahubwo twaduke no muturangire ka babeka zina babeka. Ababeka zina babeka. Bekazi ni umukobwa beka ni umuhungu ayiwe ababekazi ni benshi ababekazi sasa ni na semi bekazi umukobwa ngwita gute bekazi umukobwa bekazi umukobwa cyangwa umubeka ni umubeka nyine umuhungu ni beka kumva ari difference ta difference ya nico kimwe sugo nyine ni beka nyine beka ni beka ntigihinduka yihinduka tigihinduka avuga ni beka no umukobwa beki twagiye no Boaz Boaz mumpere microphone niwe ngene takumva neza ine kubaza akabazo kabisa sibyo iyo uri mu materaniro yego iyo uri mu materaniro ni mu materaniro niye point baza bageraho none ukumva nyine ko bagushikije ari aho hawe ari aho rutegereje amateraniro mwishengero mu nzu y'Imana oya muri sovere nubwo uteranira handi tibisubira guterana tibisubira ko uteranira mu kanisa giwanyu zose ni inzu z'Imana izo byo zageraho materaniro point baza bagera ko batanga kabisa baranshikije nubwo no kuyitara nahana link neza bimwe mu ndabikora nibyo bigishije ikindi byo nibanga ryanje anyine ukoje basi nk'ikintu yo ni secret man secret yo guja itaki gushimisha mu nzu y'Imana man uko uhari banga ufite cyo mu nzu y'Imana man yo mu nzu y'Imana igadukorera Imana gutandukanye gute we kareka yindi Imana izukorera atari yo mu ijuru twizeye oya kuburyo uhisha ikintu man kikunezeza mu ishengero man yes ndi pastor sinaje kubwiriza uzegere pastor ariko ko so kubwiriza kubwiriza umenya gutandukanya ijambo kubwiriza icari kubwiriza sindabwiriza sindabimenya none uko Imana wagenda warusije
Horsije. Nukuri Hasi mpanje horsije. urebye ivyo nakubaje n'ivyo wasubiza ntibihuye Nuko je nakubaje yambu- ikikunezeza uzaniye pasteur Washatse kumbaza icyogira ugere kuki? Washatse kumbaza icyogira umenye iki cyangwa ugere kuki? kugira mbimenye Okay. Tacho ngusubije. giti ni ibihe bintu Mm. ubona twebwe abajene reka nihere urugero kuri twe twicaye hano uvuga ati dushobora kuba twarahengamye muri make magambo yumvikana ugatangamo zimwe mu mpamvu zibitera warangiza ugatangamo n'impanuro wobaha kugira ngo babivemo. Mbo abajene siko bose bahengamye nkuko wari ubivuze ariko harimo bamwe ya nabo bamwe nyine narishaka mbo cyo ahangaho icyo nobabwira ni ukwegera Imana cyane muri bino bihe kwegera Imana ubivuze mu buryo bworoheje ubivuze mu buryo bworoheje bagasenga warugomba nyine kubisobanura ukuntu donc ni ukwegera Imana bagasenga cyane muri bino bihe turimo nguko nabajije n'impamvu ubona zibitera impamvu mbona zibitera donc ni generation tugezemo niho isi igeze nguko no bisobanura aho subije neza koze singirize no nawe muri icyo kibazo nyine niba hari amagambo uterera ngasubiramo ikibazo ni kirya nyine kivuga giti muri twebwe abajene nyine cyane cyane urugero twe twicaye hano kuko gukoresha abandi byogaragara nabi ariko impanuro ni zacu twese ariko cyane cyane nkoresheje nyine twe twicaye hano utange zimwe mu mpamvu ubona nyine bosa n'abagenda bahengamye kurumva bagakora ibintu bidakwiriye utange na zimwe mu mpanuro ushobora kubaterera icyambere urwaruka rw'ubu cyangwa urubyiruko kinyamurenge icyo nyababwira cyambere ni uko bokasinga cyane mu bintu zo gusenga urumva uri mu ruhande zo gusenga kuko generasiyo ya kino gihe iyo weneje mu myaka ka 15 kuzamura gushitsa kuri 20 wenda na 21 23 benuko iyo utamwoye inzoga uzumva kaho utari udafite nyine proud nyine mako uzumva kaho utari umusore ahubwo bukama bisaba ngo umwe inzoga hama wiyumve ko kera wamaze kuba umuntu nyine umusore ushitse ariko ibyo bintu twasanze atari byo sivyo icyo sanyo bahanurira nuko mwoje mu bintu z'amakanisa mugasenga mukamenya Imana mukubaka akazoza nyine kanyu hari ahantu nigeze kumva cyane cyane nubwo sinashimye kubavuga bamwe bagendera ngo kuja mu kanisa cyane siko kumenya ibintu by'Imana ushobora kuyijamo ukaja nyine mu bintu bidakwiriye kandi uzuja gusenga donc bikitwa ko uzugenda nk'abandi bose icyo nyari mbabwiye baje gusenga aho sasa ko babwiye ngo baje gusenga si abazaje gusenga bose suko ari abakiranutse yego ukiranutse bwa mbere no kwizera umwami n'umukiza urumva iyo bamaze kumwizera iriya ni kisinye tujamo kugira abantu babone ko twakishijwe wena nitugira k'ibyago imuhira ibiki bazaba bazinye badusure ariko ikanisa rya mbere n'umutima w'umuntu kurumva iyo wamenye icyiza n'ikibi toja muri ibyo kunywa inzoga ni bene uko urakoze abadukurikirana bose aho baherereye mwakoze cyane reka abasore bacu babashe kubasezera bavuge n'ijambo rimwe abakunzi bacu badukurikirana babashe kugubwa neza reka ntangire mwakoze cyane umwanya kubasezera tunabashimira mwebwe mwese mwadukurikiranye twizere ko mwagize ibihe byiza natwe turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye ciao big up natwe dufashe umwanya kandi tubasezera turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe nizera ko hari ibintu by'ingenzi mwakuye muri iki kiganiro kandi nkomeza mbibutsa abatangiranye natwe hari nimero nari navuze ko nza kubaha ku bijyanye n'aya majezi murashobora kuduhamagara cyangwa kutwandikira
kuri 67 53 81 62 ndabisubiramo kugira ngo biborohere 67 53 81 61 ya mashobora niba mwifuza kugura amajezi ciao ciao mbo ndabashimiye mwese twabanye n'umwanya aho muherereye mwese Imana ikomeze bagirire neza ibarinde turizera ko ubutaha bizagendeka neza muzabona ibindi biganiro byiza kurushaho turabashimiye cyane murakoze nicyo babwira ku bakunzi bacu azadukorera iki abakunzi ba Ipendo TV ni One TV Ipendo na One irimo One TV mukomeze mugire subscribe TV One mukomeze mugire subscribe share na comment kugira ngo tukomeze tunezerwane namwe mu bintu byose bizoza bica kuri no channel ya urakoze nikintu nayo ntacyo narenzaho nikintu byose bavuze tukeneye ko support yanyu turayikeneye cyane support yanyu dukeneye subscribe share comment kuri One TV Ipendo TV Ipendo One TV yeah One TV One Futi ni Ipendo TV One nuko tukeneye support yanyu kuri Ipendo TV One turabashimiye mwese abadukurikiranye aba basore bacu bakoze pe kandi baduhaye ikiganiro kimeze neza kandi kirimo inyigisho nyinshi mwebwe mudukurikirana mubashe kudusapotinga mu bintu byose kandi nimwe nzo mutuma dushika ku bintu byinshi kandi namwe nzo mutuma tunabaheza n'ibintu byiza mugende mutwandike kuri comment ibyo mwifuza byose muzobitubwiye kuri comment ciao ciao